Mukamahirwe Assumpta. Muri aka kanya nagira ngo nsuhuze abakunzi ba EGC Channel, nsuhuze abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nagira ngo dusangire dusome ya mbere, Zaburi ya mbere. Nagira ngo muri ino minsi, iyi minsi abantu benshi bafite akanya, abantu benshi bari mu mago, abandi bari ku mirimo. Twe inaha amashuri yatangiye, abanyeshuri barimo kujya ku ishuri, abantu bavuze bati reka nta bibazo bihari, turakomeza turwana intambara, turakomeza tujye ku kazi, turakomeza tujyana abana bacu ku ishuri. Ariko hamaze gupfa abantu 30 tutabyibagiwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Benshi bashoboye kubona umwami Yesu, nkuko bavuze bati nituva muri uyu mubiri, nkuko Imana yatubwiye ko igihe tuzava muri uyu mubiri aribwo tuzaba tugiye kubaho mu by'ukuri. Haleluya. Abenshi bashoboye kubona umwami Yesu, abandi bashoboye gutangazwa nuko hariho indi si nshya nta muntu wigeze ayibabwira. Niyo mpamvu rero turi hano, abakozi b'Imana. Abatazagenda muri ino minsi tuzasigara turi ku rugamba, kandi tuzi neza ko iyo umuntu agiye niho mu by'ukuri aba agiye mu munezero, kuko aba agiye guhura n'umukunzi wacu twese dukunda kandi turirira kandi dukumbura igihe cyose ko ari umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero abagumye hano tugume ku rugamba, dushikame, dukomere, duheshe Imana icyubahiro n'ubuzima bwacu bwose. Umwami wacu Yesu ari bugufi, ariko abatashe kandi nabo Imana ikomeze imiryango yabo yose. Imana ibahe imbaraga zo kugira gutaha kwiza, no kuri wa munota wa nyuma babona akanya ko kwihana, ko kwiyeza, kuri wa muntu bahabwe amahirwe y'umunota wa nyuma yo kwibuka, kuvuga bati aho ngiye kujya ni hehe. Basaba Imana yacu icyubahiro. Yesu yamennye amaraso yo ku musaraba kugira ngo uzamusabe imbabazi bose azazihabwe. Niyo haba ari wa munota wa nyuma, hari ibintu byinshi twize mu ijambo ry'Imana bitwereka ko mu munota wa nyuma ari umunota ukomeye, uwasaba ubugingo wese ashobora kubuhabwa. Mwami Yesu yari kumwe na wa muntu ku musaraba, wari warakoze akazi ko kwiba, wari warakoze akazi katarakera, wari warabaye mu buzima butari ubw'Imana, ariko yarihannye amusaba imbabazi. Yari igisambo, yari umujura, ariko yarihannye asabye imbabazi. Yesu aravuga ati nyuma yo muri kano kanya uraba uri kumwe nanjye muri paradiso. Ndagira ngo rero dushime Imana kuko igifite urukundo rudashira. Dushime Imana yuko urukundo rwayo ruhoraho iteka ryose, igihe cyose aba afunguye amaboko agira ngo atwakire. Nagira ngo dusangire Zaburi ya mbere. Muri ino minsi tuzakorana urugendo muri Zaburi zose ni 150. Tuzakorane urugendo muri Zaburi zose, kandi nawe umbwire icyo ziguha, umbwire icyo zikumarira. Hano ni EGC Channel yawe, Channel ushobora kwisagaguraho, Channel ushobora kubwirizaho ubutumwa, Channel ushobora gutangaho témoignage. Imana ikaguha umugisha. Mbona ubwiza bw'Imana igihe cyose, mbona ukuntu Imana iturwanirira, mbona ukuntu ikora ibitangaza, ko ari Imana ipima ibihe, ari Imana yaremye amasaha, niyo ibizi umunota wa nyuma uwo ari wo, niyo ibizi amasaha ya nyuma ajyariyo. Ibintu byose rero niyo ifite kontrole. Igihe cyose Imana irantangaza urukundo rwayo n'umugisha n'amahoro, nuko ibanye natwe, nuko iturwanirira, nuko yihesha icyubahiro, kuko abemeye Yesu Kristo dufite izina rye ryanditseho ubuzima bwacu. Imana rero yaravuze ngo kubw'izina ryanjye nzihesha icyubahiro. Yihesha icyubahiro rero umwami Yesu Kristo igihe cyose, akaturwanirira naho tutashobora no kwibuka no gutekereza, tutazi n'ibyo turi bukore, tujya kubona tukabona we yabikoze. Imana yacu
ihabwe icubahiro Uwiteka mwami Imana nyir'ingabo, tuguhesheje icubahiro n'amashimwe n'ayawe yose, kandi n'indirimbo zose n'izawe mwami Imana, uhabwe icubahiro. Turasoma hamwe Zaburi ya mbere turarisoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyose. Haleluya. Ibibabi byacyo ntibyuma, icyakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka. Abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Imana yacu ihabwe icyubahiro, Imana iguhe umugisha. Iyi ni Zaburi ya mbere. Zaburi ya mbere iravuga uko ibintu bimeze ubu ngubu niko bimeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ahubwo ngo hahirwa umuntu, haleluya, udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Haleluya. Iki gihe rero ni igihe gikomeye, igihe abantu benshi bari kunyura mu bigeragezo, bari gupimwa ku munzani. Imana irimo kuducisha twese mu bigeragezo, irimo ireba umwanya wayo mu buzima bwawe. Ni uwuhe mwanya Imana ifite mu buzima bwawe kugira ngo yiheshe icyubahiro? Igihe kirageze rero ngo abakiranutsi n'abatari abakiranutsi bigaragare. Mwami Yesu aduhe imbaraga, kandi Umwami Yesu adukomereze ubugingo, kandi umwuka wera w'Imana ari utuyobora. Shalom, shalom. Ni AGC Channel. Uwiteka Umwami Imana nyir'ingabo abahe umugisha.